ya dutangiye gutya twirira ntago ndi mu kabari, ntago ndi muri hoteli, ntago ndi muri resitora, ndi mu rugo ndi kwirira amatiriti mfite umwana yita amatiriti, so ndi kwirira ifiriti hano, ndi kwirira ifi yanjye nokeje, ndi kwirira na mayoneze n'ibindi byose ushaka washyiraho nta kibazo. So hano rero dutangiye, ndimo ndarya ibiryo, ngiye kubereka uburyo natetsemo. Ntekereza ko abantu benshi bakunda iyi pla gutya, ntekereza ko ifi nini gutya, ifiriti ku ruhande na mayoneze, vraiment 15,000 watanga. Iyo ugiye muri resitora, iyo ugiye mu kabari, muri bare cyangwa se muri hoteli, vraiment amake ntekereza ko ari 15,000 wahasiga. Aroke ushobora kubikora mu rugo ukabirya neza kandi ukabirya kuri make. Impamvu nta birungo byinshi nashyize wambaho, ibirungo birimo ariko nta nyanya, nta sosi. Nashatse kubiteka like nka kuriya nyine ko muri bare cyangwa se kurya duhaguruka tukajya kubirya uvuga uti nkumbuye ifi yo kwa Kiruhura. Ibi umuntu aricara kumva arayikumbuye. So rero no mu rugo byakunda ko ushobora kotsa ifi muri ubu buryo, ukaba wakotsa ifi muri ubu buryo, hanyuma ukirira wibereye mu rugo. Murabona ukuntu ihiye neza, ndimo ndayirya. Uyu ni njyewe urimo urayirya we, utagira ngo hari ubunsemo. Murabona ukuntu nyijyanye. Iyi fi iraryoshye, umva nta bintu byinshi nashyizeho, ni utuntu turi simple two kugira ngo ngire. Nyango murabizi amafi yo mu mabara, mu tubari, ntabwo bajya bashyiraho ibintu byinshi, ubundi bashyiraho amavuta bagakubitamo n'amapwavuro n'ibitunguru, ubundi bakakuza ibiryoshye. Ni amavuta bazisiga pe, nta bindi, ni umunyu, ni amavuta n'ibirungo bisanzwe. So rero hano dutangiye mbasuza, ndabaramukije mwese yambi everybody abantu mwese mukurikira channel ya Benny Glass. So hano hari akana karamwe ngo kagiye kunkamera. So nkunda gukora video ntagaragara kubera ko mba ndi kwiga kamera ibyo ndi gukora, kwita n'ibindi bintu bijyanye n'ibyo kurya biba bigoye kuko mba ndi kwikamera kenshi, ariko ufite umuntu uri kunkamera nabikora. So umwana rero aragiye hagarara aravuga ngo ari kunkamera, ariko ndabona yanabyishe. Inyuma njye hari urumuri rwinshi, ntabwo yabibonye nyine, bibaye iby'umwana, n'umwana ukiri muto. Aravuga ati kangu kamere umva arandangaje. Ndavuga nta kibazo, kamera tu kamera. So no kuvuga ngo agize atya rero barankameye, ati kangu kamere wanze ugaragare. So nta kibazo rero, njye nta kibazo bintwaye kuko mpora kuri kamera, mpora kuri YouTube ndi kwigisha, mba ndi kugaragara. So ibintu byo guteka ari impamvu ntagaragara, ni ukubera yuko akenshi mba ndi kwikoresha njyewe ubwanjye kamera. So ntabwo nagaragara ngo ngaragaze n'ibiryo, so biba bigoye nyine, biba bisaba ko ufite umuntu hafi. Mufite byose nabikora, ariko se murabona ko n'umwana wankameye ntabwo ndi kugaragara mu maso, ntabwo yabona buriya rumuri yarubonye ko ntabwo nyine yabaye nk'umwana nyine, ntiyambwira ngo dukuremo ruriya rumuri. So ariko nta kibazo, reka dukomeze. Ndi kubabwira ko ibintu tugiye gukora ni ibintu ushobora gukorera mu rugo, ni ibintu bihenze ariko ushobora gukorera mu rugo, hanyuma ukaba wakirira neza uri mu rugo. Nzira bibi. So nari ndi kubwira kano kana. So ni ukuvuga ngo rero hano hantu mwibaze ni ku manywa, ari kunkamerera nabi nyine, byabaye iby'umwana ariko nta kibazo. So ndimo ndababwira rero hano hari ibintu nakoresheje, ibirungo, soya sauce, turmeric, curry powder, turmeric nayivuze, magi, hanyuma nashyizemo na fish masala. Ushyiramo ibyo ushaka, nta birenze hano. Ariko noneho ibi naturel nari nateguye poivro, igitunguru, seleri, sibyo
inyanya zo naziretse nashatse gukora ibintu guteka ifi isanzwe n'ubundi so hanyuma rero ibyo byose ni ibintu nashyikoze poivro seleri tungurusumu n'igitunguru nibyo nashyizemo nta bintu bitukura binishakamo nibyo kuvuga ngo nabisize ibirungo artificiel hanyuma ubundi nshyiraho hejuru ibyo ngibyo mbabwiye so nshatse washyiraho na poivro y'umuhondo poivro y'umutuku bigaragara neza ariko ntabyo nari mfite so ntabwo bivuga ko rero ntateka ngo nuko nafite ibyo bintu tuzabishyiraho n'ubutaha tuzajya duhora duteka so hano rero ndimo ndababwira ngo karibu mujye mwiga guteka mujye muteka mwese nta kintu bitwaye kuba waba uri mu rugo wiriwe mu rugo ukirira neza ifi zawe ziriya fi ndaje nzibereke mbereke ntabwo ari ifi nini cyane ariko ziraringaniye ushobora kugura inini ikiro kigura bingahe bitandatu so naguze iziri munsi yazo ho gato ariko nizo nazanye nanzimaranye iminsi mike ariko nta kibazo byose wabiteka nazo wazotsa nta kibazo nta bidi mu rugo so hano rero nashatse guteka amafi uyu munsi nta bintu byo gucana imbabura uyu munsi ndateka ibintu byo kuri gaze gusa ndateka amafi nteke n'ibirayi by'ifiriti ibirayi bidahase ifiriti ndateka idahase niko nabiteguye so ni ukuvuga ngo nta mpamvu rero zo gucana imbabura uyu munsi turateka kuri gaze hasi hejuru pya turayisha ushobora kuba ugize abashyitsi rero bagutunguye ushobora kuba ugize ubute bwo guteka hita uteka mu ifuru saso ushatse bakubitamo n'ibirayi so ni ukuvuga ngo gerageza kuba wabyikorera ushobora kuba unashyitsi bagukumbuye ushobora kuba ugize abashyitsi bagutunguye ushobora kuba ushaka kurya ariko ni ukuvuga ngo ibyo byose rero ushobora kubikora hanyuma warangiza ushobora kuba rero ugize abashyitsi bagutunguye ushobora kuba ushaka guteka ibintu bitakugoye ufata amafi yawe ukayashyiraho muri furu ubundi ukicara ukegama ukarindira ukabegera kari akantu karasona abazungu baba barazanye ibyiza byinshi ubundi ukayarya yameze ngo mwa ni ukuvuga ngo rero twatangiye reka mbere ibyo nakoresheje hano nateguye inyanya 5 igitunguru poivre 3 inyanya 5 ibitunguru ni bibiri ntabwo ari igitunguru ibintu byo nabanje gutegura so inyanya gusa nagize ndazireka ntabashaka ibintu bitukura ndabishaka nka biriya byo muri hoteli so hano mfite poivre 3 zose ndazikoresha hanyuma mfite n'intoya ariko ntabwo ari nini cyane hanyuma ni nka poivre imwe n'igice nini hanyuma hano hari tungurusumu hano hari isosi tomate nayo narayiteguye nayiretse so hano mfite seleri ziri fresh nasoromye mu murima wanjye kugira akarima k'igikoni ndabasubirana mufite akarima k'igikoni abantu mutagafite namwe muzakora akarima niyo wateramo urusereri rumwe murabona ko ruramfashije so ahubwo nzazana n'izindi umuntu ufite umurama wa seleri azanyandikire ambwire nzaze mugurire seleri so hanyuma apana umurama umwe wateye kwinaza seleri hano afite sorgatoma ariko ntabwo ndi bikoreshe n'inyanya nahise mpitamo ko nta bintu bitukura nshaka so hano mfite ibirungo rero iyi ni cinnamon irahumuza ni agati gahumuza cyane hano hakaba turmeric irungo nkunda cyane nayo ndayifite hano hakaba magi izi ni za magi ndakoreshaho ebyiri hanyuma hano hakaba fish masala iyi ni fish masala ndayikoresha nayo kuko tuyoteka ifi fish masala hanyuma tukagira soya sauce ndayikunda murabizi mukunda kubona ko nyiteka kenshi mu biryo byanjye nayo tugomba kwiteka nta kibazo hano hakaba curry powder cyangwa se simbambiri nayo turayishyiramo so ako gusa si ibyo mfite na ginger na paprika nabyo turabishyiramo hano mfite ginger paprika nari umwana arimo arayikinisha yayinyimye so ariko nayo ndayishyiramo cinnamon nayo nayiberetse na fish masala nayo nayiberetse yego ngira ngo ibi nayiberetse so hano rero mfite ibintu naturel by'icyatsi seleri poivro
na tungurusumu n'ibyo ndakoresha. Yego ni ukuvuga ngo rero tugiye guteka ifi yacu hanyuma twirire, sibyo? Twirire ifi yacu. Yes. Ni ukuvuga ngo wawu. Hano rero izi nyazo naziretse nasuka ntabwo ndabishyiramo ibintu bitukura, no ndashaka kotsa. Ntabwo nabyo bashobora babishyiramo ariko ntabwo mbishaka, ndabishaka nyine nka yindi yo muri restaurant se mu kabari imwe tujya gushakisha bakaduhenda ifi bakayiducira 10,000 cyangwa 20,000, barambwira ngo ni 40,000 wallahi. Cyokora ziba ziryoshye. Ifi imwe 40,000 mbaga ntabwo nayigura. Ni ukuvuga ngo hano rero hari amafi yanjye, ni amafi menshi. Aya mafi yose ngiye kuyotsa nyadige nyahawe. Aya mafi mureba gutya ni menshi ngiye kuyotsa tunangahera. Ndayotsa wenda so hano rero nari namaze kuyoza, nayatunganyije nakuye, murabona nakase, nayatunganyije tuyo nakuyeho ibintu by'amahwa n'amagaragambya. Urabona ko ibintu byo ku ruhande nta biriho, ifi iranoze imeze neza rwose wagira ngo ni umuhore. So rero hano ndayashyize kuri cardboard kugira ngo yashyize kuri cardboard kugira ngo abe ari kumukamo, abe ari kumukaho ari hanze. So hano nashyize hanze, hanyuma rero nyuma yo kuyumutsa nafashe ndimo ndafata bya birungo byanjye nababwiye, turmeric, curry powder, simbambiri cyangwa se simbambiri, paprika nabivanze shyiramo, no kuvuga ngo nashyizemo nabivanze, ubundi nyuma ndabisigaho nyine, ndi kubisigaho ibi birungo byanjye kugira ngo umwana niba abashe kuyoza yagerageje kuyakata, yamaze kumukarana niyo ndayaretse ariko nta kintu ndarashya. Ni ukuvuga ngo icyo nakoze ni ukuyakata, ariko ubu yakase n'ikirungo kibagenda kikinjiramo indani, ariko n'imbere nasigaho nta kibazo, hanyuma nkomeze nyasige neza, ubundi duteke byambya. Ni ukuvuga ngo ndimo ndasiga ibirungo, sibyo? Ndimo ndayasiga ibirungo. Kugira ngo duteke neza, twirire neza, twibire mu rugo. Ko niko kuri. Aha rero ni njyewe ndi kuyasiga, murabona hari inyanya imbere barazikase ariko ntabwo ndaziteka nabivuyemo. Kuvuga ngo aha rero ni ku manywa mba nibereye mu rugo, niriwe mu rugo, noneho mba nkeneye kwirira ariko icyo dukorera kurya. Harimo abantu bavuga ngo buriya nirwanije, wakuvuga ko ntakunda n'ibiryo, ni mu bantu barya gake gasohoka. Ariko nyine mu rugo duteka saa sita nimugoroba, ibiryo bigomba kuba bihari. So ibiryo bigomba kuba biri mu gihe ubonye kimwe rero mufungura n'ubundi ntayifite n'iyo naba ntafite topic ngenda rye nese yaba imvange ndabirya, yaba ibijumba ndabirya, yaba ikintu cyose ndakiri. Ibyo byose ni content ngomba kuzakora, ntabwo rero nabura umwanya, ntabwo nabura content igiyewe. So ni ukuvuga ngo hano rero ndimo ndasiga ibirungo y'amafi yanjye kugira ngo duteke. Ahantu barimo barankata imbere, murabona nta n'umwe uri kumfasha, ni abanebwe gusa. So ndimo ndabyikorera kubera ko gusa uriya umwana wanjye yajya amfasha rimwe na rimwe, nawe wayogeje n'andi mu bindi yayogeje arayanika, nanjye nje kuyasiga ibirungo yakoze. Murumva ko gutoza abana ni byiza, ukabatoza gake gake, umureka agakora ibyo ashoboye, hanyuma ukagira hano rero hari ahantu hano hagati hacitse, ifi haciye, ndagira ngo itaza kugira hasi, itaza gushirira hasi. So niba mucekara akantu kugira ngo shyira ahantu ifi ibaye nk'ica papiye, ayita papiye kira nabyibagiwe, aluminium, papiye aluminium. Hanyuma
by'ibinyabazungu mba ntabyibagiwe. So hanyuma rero ndayasiga ubundi yose kugira ngo nyasige hanyuma arangire. Yego, nimara kuyasiga ubundi mbereke ikindi tugiye gukurikizaho. Komeza rero bane nanjye, hanyuma uri buryo uzajya utekera amafi. So hano hari abantu badakunda ibirungo biri artificiel, ushobora gushyiraho biriya nakoze, poivre, celery, tungurusumu, ntabwo ari ngombwa ibi byose, ariko uko ushyiraho ibirungo twe turabikunda ko bituma ibiryo biryoha. Abantu babiriye rwose kubivaho biba bigoye, ni akadoze ariko nta nyine ni nk'uko buri wese agira icyo akunda, kandi biriya ntuziyime ikintu wabasha kugura. So ngero ndabikunda, bituma ibiryo byanjye bigira kara nziza. Dore wa mwana aba yaje kumfasha, mwabibonye ko umwana ashobora kugufasha utuntu tumwe na tumwe. Ni ukuvuga ngo hano hari hafashe ibirungo byinshi, ndi kubikuraho nta kindi. Hanyuma nari mubwiye ngo mpereze ibitunguru, ahita afata ati kanga ushyirireho. Yego, ubwo ni ukuvuga ngo murabona ko umwana gake gake aba azi, murabona ko ashobora kumfasha narwaye, ashobora kunekera utuntu kuko agenda twiga gake gake. Buri gihe uforushije umuntu kwiga, ni ukuvuga ngo rero make turimo turashyira ibitunguru. Ni ibitunguru bibiri nateguye, utabishaka ushobora kubibatsa ubundi ukaza kubishyira ku ruhande, cyangwa se ukabishyira hari bibisi. So rero ndabyotsa na kumwe nyine babizana, niko mbishaka nta bindi. hanyuma shyizeho hano hari na ihumuza ibiryo, nyishyize munsi y'amafi kugira ngo bize kuba bihumura, kugira ngo bize kuza bihumura. hanyuma tujye kotsa. So ni ukuvuga ngo rero maze gushyiraho ibirungo byanjye byose, hakurikiyeho kujya guteka. Ndabipfundikira, nshaka kubyotsa hasi hejuru ku buryo nta namwe bishirira. Niyo mpamvu mfite gahunda yo kubipfundikira. Niyo mpamvu naciye papiye aluminiyumu nini rwose ihagije kugira ngo mbashe kubipfundikira. Yego, hano rero tugiye gushyiraho ibitunguru byose ndabishyiraho. Hanyuma nshyire n'iriya seleri zose. N'izi seleri nazo ngomba kuzinyanyagiza hejuru kugira ngo tugire kara nziza. Hano rero ufite na poivre y'icyatsi washyiraho, poivre y'umutuku washyiraho, umva biba bigaragara neza pe, biba bigaragara neza rwose. Ni ukuvuga ngo biba bisa neza rwose. So hanyuma rero nashyizemo n'umunyu, ubwo hano ndi gusaba umunyu kugira ngo nongeremo akunyu, itaza kuba ifi idafite akunyu. Ariko nahariya muri bya birungo nakoze nayishyizemo, nuko nshaka kongera kunyangiza kandi kubera ko nashyizemo gake, nongere nshyire no hejuru kugira ngo naho ukore umunyu ukore. Yego, hanyuma dukomeze twitekere twibereye mu rugo iwacu. So aha rero ndi kunyangiza akunyu kugira ngo hasi hejuru niba kabaye gakeya, hanyuma tukongera no kunyangizaho utundi tuvuta kugira ngo bitaza gushirira, bishye neza. Tuvuta twigira iminsi dukeya, ntabwo ari twinshi, ntabwo ari twuma twinshi, ariko bituma ibintu bitaza kuza byumagatanye. Rero hano sasufi ndarangije, ndatekereza yuko ibyo nakoraga byarangiye, hasigaye guhaguruka nkajya guteka. Ni ibintu bitagutwara umwanya rero. Ni ukuvuga ngo iyo ubimenyereye, hano ko tuba turi kwiga, ushobora kubikora mu minota 5, indi 25, bikaba birahiye iminota 30. Ufite abashyitsi bishobora kuba bihiye, niko bimeze. So hano rero ndapfundikira imari yanjye, cyangwa se imari yanjye nyine. So hanyuma tujye guteka. Iyi ni imari we. Ubu ngubu ngiye kotsa, abantu mufite ayanyu muze mbagurishe, ngenda baca make, ntabwo ushaka inyungu, nimuze mbagurishe, hanyuma mugende muterure, mugende mwirire mwibereye mu rugo. So rero akamaro k'iziga kararangiye, mba nanze kubikoramo
ariko ndabirangije. So hano rero nari nibagiye gushyiraho indimu, nongeye ndapfundura, nangeze mu gikoni ngiye kubyotsa, ndavuga nti no reka maze nshyireho n'indimu itekemo, hanyuma ndaza gukandiramo n'indi ituma bihumura, ituma biza bimeze neza. So ni ukuvuga ngo rero nayo nayisizemo indimu indimu nayo nayisizemo kugira ngo teke n'indimu imwe. Hano izi ni tungurusumu nazo ndazishyiraho hejuru kugira ngo nazo zize kuba zihumuramo. Yego, nazo nzishyize nk'uzinyagiza hejuru kugira ngo zize kuba zihumuramo. Yego, hano rero numva wabigenza gutya, ukabikora gutya, hanyuma ndapfundikiye nyine, napfundikiye hano neza, ubundi tujye guteka twirire. Ndashaka bipfundikiye bishye neza, bihishwe n'umwuka. Tugiye gucana rero gaze hasi hejuru, ndacana hasi no hejuru, hanyuma nteke nyine. Kameramani wanjye aba yankurikiye. Rero ndimo ndareba ukuntu ndabipozisiyonamo ku buryo ndaza no kumva ko byahiye. Ndimo ndashaka pozisiyo y'aho nafungiye, niyo mpamvu mubona ndimo aka kuma rero kaje kumbangamira ngakuramo ko n'ubu ntacyo kari kamaze. Hanyuma rero turakomeza tugiye gushyiramo, mba ndi gushaka ukuntu mbipozisiyona ku buryo bitaraza kubangama kandi ku buryo bitarashirira. Uko niko mbishaka rero. Ubwo nameje ko na pozisiyo ikindi ndagabanya umuriro kiri kuri dogere 150 ku buryo bitarababuka bigashya gake gake mu ifuru. So umuntu udafite imbabura rero hano, udafite ifuru, ufata imbabura ugashyiramo umucanga, amara gushyuha ugaterekamo isafuriya imbere, ukongera ugapfundikira, ukongera ugashyiraho undi mufuniko hejuru, ugashyiraho amakara hejuru, bigashyuha hasi hejuru. Hasi haba hari umucanga uba ushyushye, hejuru naho nuza urashyuha. Rero mu kugabanya imbabura, mu kugabanya umuriro byanzimanye, yongera njya gucana. Ubu nkoresha umuriro muke, bisaba kwihangana, ntabwo ari ugupfa guhita ushyira umuriro kuko ushobora kubibabura bigashya nabi bidahiye. So ni ukuvuga ngo nacanaga hasi hejuru, ni ukuregira regaraje bigoye ariko ndabikora nta kibazo. Ni ukuvuga ngo rero nacanye hasi hejuru kugira ngo bishye. So hano rero nahishije, ndabireka akanya gato bihoramo, hanyuma reka mbereke uko byaje kuza bimeze. Tugira amatsiko yo kureba byahwaniyemo. Wow, izi ni za ndimu nazo zahiye. Indimu mwari muzi ko baziteka, so zituma bihumura, bimera neza, bigahumura. Uvuga ngo indimu nazo ni nziza mu utuno tubuto twari ndi gukuramo, utubuto twazo ndi gukuramo ukadutakaye. Ntuzarye urubuto rw'indimu ruba rubishye. So rero dore amafi yanjye nk'uko yahiye, murabona akasa neza, araryoshye. Umva impamvu mubona adatukura nuko ari naturel, nta bintu by'imituku nashyizemo. Nuko nyine muri muntu z'abayagwa bakayakuzana ishyushyu, ukavuga uti Mana hano nzahakwama, kandi wabyikorera. Ifi imwe bakagucumba 20-30-40, kandi hano ntabwo agezemo. So ni ukuvuga ngo rero ndagira ngo ifi yanjye ihiye, amfasheho kugira ngo nkwereke ko ifi yanjye yahiye neza rwose, irahiye pe, yahishijwe n'umwuka, iraryoshye. Hano rero ngiye ikintu nateguye ifiriti ku ruhande na mayoneze nakoze, nta bindi ni ibyo tugiye kurya, ni ifiriti na mayoneze n'ifi setu. Ibintu byinshi, nta bintu tuvuna. Abana bakunda amafiriti, sinyakunda ariko nyine kuri kondisiyo ndayateka
kubera nyine abana bayakunda, amenya abantu benshi bakunda amafi ariko njye yarananiye sinzi ikibazo mfite. So ubwo rero ni uku nguku byagenze, ni uku narangiye ntetse amatiriti yanjye n'amafi yanjye, ni ibyo nyine. So tujye kurya rero. Nuko rero urabona ko amafi yanjye yahiye, shavurema araryoshye, arasa neza, ari naturere, nta bintu byinshi birimo, nta birungo byinshi nashyizemo, imboga n'utunungo duke nakoresheje carifisi, ariko natwo duke rwose, so kugira ngo aryohe tugeremo imbere nta kindi. So murabona rero ko byakunda mu gushaka kubikora, yego ushaka kubikora ngo uburyo byakunda nawe wibereye mu rugo ukaba warya amafi mu gihe n'umuryango wawe, mu gihe mushaka kurya amafi yokeje, nabikora mukarya amafi yokeje nkamwe muri hoteli. Rero byakunda nkamwe mu kabari, bimeze kimwe neza rwose. Ndimo ndakande ndimo muri aka kantu kanjye kugira ngo mbashe kuyishyiramo, uvuga ngo ndimo ndakande ndimo kugira ngo nshyiremo nyine nka bimwe byo muri hoteli cyangwa se mu kabari, nawe wabikora hanyuma ukaba wabona umutobe w'indimu ubasha gushyira mu ifi yawe ikaryoha kurushaho. Kuyikandiramo nanjye ndekaniramo aka kantu, ubundi nyiri kuyisukamo nta kibazo. So nshyizemo indimu imwe, ibipande bibiri, kuvuga ngo ndimo ndakuramo umutobe kugira ngo nguteke cyangwa se ngushyire muri ya mafi yanjye, nuko havuye umutobe mwinshi rwose, mwinshi pe, mwinshi, ndagenda nasukaho rwose kuri buri fi ku buryo umuntu arayirya imeze neza. So rero ndabashimiye, nibaze yuko aho babashije kureba video yanjye hari ikintu ukuyemo, uzagerageza guteka amafi nk'ubu buryo, hanyuma ukaba wakirira amafi wibereye mu rugo iwawe, ugasangira n'umuryango wawe, pana kujya kuyarya wenyine muri hoteli cyangwa se mu kabari, ugasangira n'umuryango wawe. Zagerageze rero, byakunda nanjye byakunze, nawe byakunda nanjye birakunda. Ni ukuvuga ngo ntabwo buriya ujya upfa kwifuza ikintu uzi gukora, kwifuza biragatsindwa. Kuba wifuza ifi ukabura umuntu uyikugurira, so kandi wayitekera. So hano rero nateguye ifi, mayoneze n'ifiriti eshatu, washyiraho ibindi, washyiraho inyanya, washyiraho ibitunguru, ariko ibitunguru hano biriho byinshi rwose, urabona ko ndabifite, nabitekanye n'amafi. Aha rero iyi pla ni ya yindi ujya muri hoteli, muri bare, iyi ngiyi utanga 15,000 francs, niyo utanga kuri ibintu ushobora kwikorera iyo uri mu rugo. 15,000 cyangwa 20,000 amake, ngira ngo ifi ya make ni 15,000, ubu ngubu yokeje kugira ngo bayiguhe ni 15,000, utabibahaye ntabwo wayibona. Ubwo rero 15, munsi ya 15 yaba ari umwana w'ifi, ariko ibi rero ushobora kubikora wibereye mu rugo, ukabisangira n'abawe n'umuryango yawe, ukirira neza ifi yawe wibereye at home. So good day rero, nice time. Nabitsa ko uba ugeze hano bwa mbere ntibagirwe ko subscribe, nubona ibintu nkoze hari ikintu ushobora kugufasha wama subscribe. Mvandeka ndayibatuye iraryo, ntabwo nkibasha kuvuga ko ndimo ndavugishwa. So good time rero, murabona ko ifi yanjye iraryoshye. Hano afite mayoneze, ariko ufite na ketchup, washyiraho iyi mayoneze nayo ni fresh, niyo nkoze aka kanya kugira ngo twirire ifi yacu iryoshye. Nisi ushatse washyiraho ibindi, ndi mu bantu badakunda amafiriti, ariko hano ndi kuyirya nyine, mfata gake ariko ndayirya. Afite abantu bayikunda, so bibaye ngombwa nyine ndayiteka kenshi, kubera ko mbafite abantu benshi bakunda amafi n'amafiriti. So ni ukuvuga ngo ibintu byombi nzi neza ko abantu benshi mujya tubari kubishaka. So mu rugo rero byakunda, wabikora nta kibazo, ubundi ukirira neza wibereye mu rugo. Reka mbashimire rero, tuzasubira ikindi gihe, nyuma twirire ifi yacu twibereye at home. So nice time rero, bye bye, ciao ciao, muryoherwe mwese. Niba uri hafi yanjye ngwino nguhe nkonje, urabona ko amagufa yikuramo pe. Bye bye, ciao ciao.